Yesu ashimwe bakozi b'Imana, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana nanone kuri uyu munsi wacu wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 3, kandi nshima Imana kuko yatubaye hafi. Nshima Imana kubw'abakozi bayo batangiye kuva mu gitondo batubwiriza ijambo ry'Uwiteka umwami Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turacyari ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo dufite Imana ituba hafi. Ni ukuri koko Imana turi hafi kuruta uko twebwe tuyiba hafi, ariko uyu munsi ndagira ngo Mwuka w'Imana anshoboze anshyikira, ahubwo natwe twige kuba hafi y'Imana. Imana turi hafi, ariko natwe dusaba kuba hafi yayo. Reka dusenge Imana. Mana nziza, mwami w'abami nyir'ingabo, ndakwinginga kugira ngo muri aka kanya ijambo ryawe mwami Imana ngiye kuba mvuga n'ubwoko bwawe nyir'ingabo, nyemerere kugira ngo ube hafi yacu, udushoboreshe kugira ngo turyakire, ritubere imbaraga, ritubere ingomezi, ritubere ubushobozi mwami, nk'uko uturi hafi, kandi udushoboze kugira ngo natwe tube hafi yawe, kuko nibwo tuzashobora gukora ubushake bwawe. Urakoze mwami Imana, icyubahiro ikuzo byose nimbigaruriye mu izina rya Yesu, amen. Rero bene data, turimo turaganira nanone ku nsanganyamatsiko iri mu gutegeka kwa kabiri, ibice 4 umurongo waho wa 7, havuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana riri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Amen. Nta shyanga rikomeye rifite Imana, nta niririho nk'uko Imana yacu ituba hafi. Haleluya. Nta mana, nta bigirwamana, haleluya, bishobora kukuba hafi nk'uko Imana yacu, Uwiteka Imana yacu ituba hafi. Naravuze ngo isomye iki cyanditswe, Bibiliya iratubwira neza, itavuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana riri hafi nk'uko Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Hariho akabazo. Iyo Imana ya mbere ni ikigirwamana kwitangirwa n'akanyuguti gatoya, ariko iyo tuvuze Uwiteka Imana yacu ni Imana rurema, Imana yaremye ijuru n'isi, tuyibonera tunyuze mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Haleluya. Rero nta naho iri, kandi koko Imana yacu iri hehe? Iri hafi yacu, ariko iradusaba natwe kugira ngo tuyibe hafi. Bibiliya iratubwira neza, ejo ndimo mvuga ku gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 6, gitangira kivuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Bivuga ngo hari ba Uziya batubuza kubona Imana, batubuza kuba hafi y'Imana, batubuza kwegera Imana. Rero abo ba Uziya bagomba gupfa kugira ngo tubone Imana. Bibiliya iratubwira igeze ku murongo ngira ngo wa 6, ibice 6 umurongo ku bami basore kuri Yesaya ibice byaho 6 umurongo waho, iyo usomye umurongo waho wa 6 ngo maze umwe mu baserafi araguruka azaho undi, afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe gukuweho. Iyo twegereye Imana yacu, gukiranirwa kwacu kuvanwaho. Ngo ibyaha byawe biratwikiriwe, ibyaha bye byahise bitwikirwa. Umurongo wa muravuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga ngo ndatumane ninde wangenderera. Atangira kumva Imana, nk'uko yaramaze kubona Imana, atangira no kuyumva, ijwi ryayo rimuzaho, ryumva baza ngo ndatumane wangenderera. Nshuti yanjye urimo kunyumva muri aka kanya, ndagira ngo mbwire ngo hari imbaraga zijya zitubuza kubona Imana, zijya zitubuza kuba hafi y'Imana. Iyo utari hafi y'Imana uratsindwa, iyo utari hafi y'Imana nta mahoro ugira, iyo utari hafi y'Imana
y'Imana ntacyo ushobora kugeraho ngo ukiboneremo umunezero. Ejo nabivuze bihagije cyane, iyo utari hafi y'Imana, wenda ndavuga ngo nubwo Imana turi hafi, ariko iragusaba nawe kuba hafi yayo. Iyo utari hafi y'Imana, ibyo wabona byose ntacyo bikumarira. Abantu bashaka kubona bikumariye, ariko umutima wawe ubabaye, umutima urimo agahinda. Reka nkubwire inshuti yanjye, ushobora kuba bishop, ushobora kuba apotre, ushobora kuba pastori, ariko iyo utari hafi y'Imana nta munezero ushobora kubona mu muhamagaro Imana yaguhamagayemo ari wose. Iyo utari hafi y'Imana, inshuti yanjye, nta kindi kitwegereza Imana uretse gusenga, nta kindi kitwegereza Imana uretse kumva ijambo ryayo, nta kindi kitwegereza Imana uretse kugira umwanya wawe n'Imana. Ibyo bikwegereza Imana, bigatuma Imana ikuba hafi, nawe ukayiba hafi, ugashobora gukora ubushake bwayo, ugashobora kugera ku mugambi w'icyo Imana yatewe ku buzima bwawe. Ndagira ngo ukumbuze muri aya masengesho, nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo hari Imana turi hafi. Nanjye ndagira ngo nkwigishe kubwire ngo iga nawe kugira ngo ube hafi y'Imana, kandi nta handi muri aya masengesho urimo gusenga amasengesho. Ndagira ngo ubwire ngo nta yindi transport, nta kindi kiguzi bigusaba. Waya masengesho nayo kutwegereza. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ridutwara kuba hafi y'Imana, ridutwara gukora ubushake bw'Imana, ridutwara kwambara imbaraga z'Imana, ridutwara kuba b'Imana ishaka ko tuba mu izina rya Yesu. Kuko hari byinshi bidutandukanya n'Imana, hari byinshi bituma tujya kure y'Uwiteka Imana. Ariko Uwiteka Imana aravugana najye nkubwire ngo gihe kirageze kandi kirasohoye, kuko tugomba kugaruka. Yavuga ngo nimugaruka nanjye nzabagarukira. Tugaruke imbere y'Imana, tugaruke kuba hafi y'Imana, dushoboye gukora ubushake bw'Imana. Isi yose uyu munsi wa none, reka nkubwire inshuti yanjye, ikeneye kuba hafi y'Imana, ikeneye Imana nyamana, atari ibigirwamana. Kandi Imana ishimwe kubw'abakozi b'Imana iri yerekwa n'iyerekwa ryiza. Nk'uko dutangiye umwaka, turi kwezi kwa mbere, turageza mu kwa 12. Nshuti yanjye, tubona impinduka muri byo dukora, tubona impinduka mu murimo w'Imana, tubona impinduka kuba imbere y'Imana. Nta nacyo tuzaburana Imana. Bibiliya iyo dusuye mu Itangiriro, ibice byaho ngerekereza ko ibice byaho bitatu, umuntu ibice byaho bitatu. Bibiliya iravuga ku murongo wa 8 ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara umugabo, iramubwira iti uri hehe? Kubera ko yari yagiye kure y'Imana. Imana irimo yaduhamagara tugaruke imbere y'Uwiteka Imana, tugaruke kuba hafi yayo. Ntacyo tuzaburana Imana, ntacyo tuzaburana Imana yacu. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Icyaha gituma umuntu ajya kure y'Imana, ariko Imana ntabwo iba kure ye. Imana irakomeza ikaba hafi ye, igakomeza ikamurinda, igakomeza ikamurengera, igakomeza ikamugaburira, igakomeza ikamuha icyo gukora, igakomeza ikamuha amahoro mu mutima we. Ariko agiye nkubwire ngo icyo dusabwa twebwe ni uko abantu b'Imana natwe ubwacu dukeneye kubona Imana. Imana iri kumwe natwe, kandi nta kindi ni ukuba hafi yayo. Hafi y'Imana nta kimana uzayiburana. Hafi y'Imana, Imana izakugirira neza kandi izakwitaho kandi izagushoboza kugira ngo ushobore kugera ku cy'Imana yakuvuzeho. Haleluya, haleluya. Imana yacu ihamagara umugabo, iramubaza ngo uri hehe? Uyu munsi Imana iraduhamagara, uyu munsi Imana iratubaza, uyu munsi iratubaza ibyo turimo. Benshi babivuye mu bya Kristo, benshi bajya kure yayo, ariko nitugaruka Imana igiye kutugarura. Ini ijambo ry'ubuhanuzi ritwibutsa yuko Imana iri hafi yacu. Rero nanjye ndababwira ngo nubwo Imana iri hafi yacu, ariko dukeneye kuba hafi yayo. Bibiliya yongera ikatubwira ku murongo wa 10 ngo arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri ya ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iyo turi mu byaha tuba twambaye ubusa.
dutinya Imana nubwo itwegera, nubwo ituba hafi, ariko amaso yacu ntashobora kuyibona, ntabwo ashobora, amatwi yacu ashobora kumva Imana. Uyu munsi wa none reka wongere wumve Imana, kandi Imana itubabarire, twongere tugaruke imbere yayo, twongere tube hafi yayo, twongere dukore ubushake bwayo. Muri aya masengesho dusenge Imana, twinginga Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye muri Yesaya, barangira bavuga ngo ndatuma ndende wangenderera. Yongera kumva Imana, yongera kumva imirimo y'Imana, atangira kongera gukorera Imana ashize amanga. Haleluya, haleluya. Bene data, reka dusenge twinginga Imana mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, nje imbere yawe Data wera, nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo uri Imana igituba hafi. Nanjye ndasenze mu izina rya Yesu, abari kure yawe Mana bagaruke hafi yawe, bongere babe imbere yawe, ibicaniro byazimye byongere byake mu izina rya Yesu. Mwami tukube hafi, dukora ubushake bwawe. Mwami tukube hafi, dukora ibyo ushaka, twumva ijwi ryawe. Mwami w'abami, tuzi ko amanywa na nijoro urimo tugarura, burimo kutugarura. Impamvu y'aya masengesho ni ukongera kutugarura, tukagaruka imbere yawe, kudukora ubushake bwawe. Tuzi neza Mwami Imana, hari ibyo twakoze bidutandukanya nawe, ariko Nyiringabo nje imbere yawe Mwami, ningingira ubwoko bwawe, ningingira itorero ryawe, ningingira abakozi b'Imana bagenzi banjye, ningingira Mwami Imana igihugu cyanjye. Mana tugaruke imbere yawe, Mana tugaruke imbere yawe, kujambo ryawe riratubwira neza ngo nitugaruka imbere yawe tuzakizwa. Iyo twakugezeho tubona amahoro, iyo twakugezeho duhabwa ubuzima, iyo twakugezeho tuba abatsinzi no kurushaho, iyo twakugezeho Nyiringabo Mwami w'abami tubona ineza yawe, iyo twakugezeho ntago ubuzima bwacu buguma uko twari busanzwe. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, reka amasengesho nk'aya Mana bayo kutwegereza no kuba mu mwanya ukwiriye ushaka yuko tubamo, kugira ngo dukore ubushake bwawe atari ubushake bwacu. Mu izina rya Yesu mvunaguye imbaraga zose z'umwanzi Satani, nirukanye abazimu n'abadayimoni, myuka ya mudindiza idindiza abakozi b'Imana, myuka ya munaniza inaniza abakozi b'Imana, mbaraga mbi zose z'umwijima mu izina rya Yesu zitsindwe, zikubitwe hasi. Mwami wanjye, twambara intwaro zose z'Imana Mwami w'abami, kugira ngo tudashobora gutsindwa Mana muri ibi bigoye, ibihe bya nyuma bigoye isi. Mwami wanjye ndakwinginze wera wa Isiraheli, ngo utugirire neza, utwiteho Mana, dukomeze nk'abakozi bawe, twambika imbaraga ziba kuri wowe, kandi Mana nyiribihe buri wese mu muhamagaro we ashobore guhagarara adatsinzwe n'urubanza. Mu izina rya Yesu Mana nsenga umugisha ube ku igihugu cyacu, mu izina rya Yesu. Yirukanye umwuka wa COVID-19 Mwami wanjye Nyiringabo, mwari mu mujyi wa Kigali, ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose. Mwami wanjye Nyiringabo Imana, dore umwaka urashize, isi yose ihanganye n'iki cyorezo. Mwami w'abami, ijambo ryawe rimbwira neza ngo maze Petero arararoba burinda bucya aniyagira icyafata, ariko Mwami ukimara kuhagera, Mwami w'abami, umwereka atera ushundura. Ndakwinginze kubw'abakozi bawe hirya no hino Mwami, turinginga dusenga, ariko dukeneye wowe kutwereka icyo gukora kugira ngo iyi COVID ive ku isi yose. Mu izina rya Yesu, iki cyorezo reka gihagarare muri iyi isi yose, bimenyekane Mwami kudutabaye nk'itorero ryawe, kudutabaye nk'isi yose Mwami, bimenyekane ko ari wowe Mana. Mu izina rya Yesu, ngwino hafi yacu Mwami w'abami, uturengere, urinde intore zawe amanywa na nijoro. Mwami ntiwibagirwe abagutakira ku manywa na nijoro, abo bakuri hafi ubaha umugisha, ubaha amahoro, ubahe kugubwa neza, ubahe gutsindishirizwa. Mu izina rya Yesu, byaturwanyaga bitsindwe, byatunanizaga binanirwe. Mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli, Mwami w'abami, niwe utanga amahoro, niwe utanga ubuzima butazima. Mwami wanjye ndakwinginze Mwami, muri aya masengesho
isengesho mwami twese nk'abakozi bawe nk'uko dupfukamye tugusenga, dupfukamye tukuramya, dupfukamye tukwinginga mwami w'abami, ngwiyo tutwambaje utuba hafi, tube hafi mwami w'abami, tube hafi Nyiringabimana, tube hafi data wera, cy'icyorezo gikurwe mu gihugu cyacu, cy'icyorezo kizimangane, gisigaye cyitwa amateka, kuko Uwiteka Nyiringabimana ari we mutabazi kandi udutabaye. Mwami wabwiye Yesaya ngo uratuma ninde wakugenderera? Mwami aravuga ngo bari ngiye gutuma natwe abakozi bawe mwami w'abami, nk'uko itsinda twese turahagurutse mwami udutume, kuko mwami w'abami muri twebwe washyizemo ubushobozi, ushyiramo ubutware bwo kumenagura inzoka na sikorupiyo. Mwami Imana, muri twebwe nk'abakozi bawe harimo ubuzima, duheshe buzima isi yose ibona ubuzima, isi yose ihora amarira mu izina rya Yesu. Mwami wanjye Nyiringabimana, nkwinginga mwami, ndimo ndasenga Uwiteka umve gusenga kwanjye, va gusenga kwanjye mwami, turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Maraso yawe Yesu Kristo mwami w'abami adutwikire, aduhishe mwami Imana abarwaye iki cyorezo mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, imiti itaraboneka, inkingo ziri aho ngaho bakizigiraho impaka, Mana ndasenze mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe Mana kubakoreho. Mana turabingingiye bakire mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, uravuga muri Zaburi y'103 ngo ukize indwara zose. Mwami na covid irimo nayo washobora kwidukiza, waje kwikiza abanyarwanda mu izina rya Yesu, ndetse n'isi yose mwami w'abami, bagahabwa umuti, bagahabwa ubushobozi bwo gukira iki cyorezo, bagasubira mu mirimo, bagasubira gukora ubushake bwawe mu izina rya Yesu. Amateraniro hirya no hino akongera agakora, bagasenga mwami, badafite mwami w'abami ibibabuza, badafite ibyo byose bibabuza mwami Imana, kuraho ibitugerageza, kuraho ibirwanya itorero ryawe, kandi urikomeze, uri imbaraga ho kugira abanamuka ngo basubire inyuma, ho kugira abanamuka ngo bananirwe, bave mu byizerwa mu izina rya Yesu. Mwami Imana, kw'ibyanyuma ijambo riravuga ngo mu minsi ya nyuma abantu benshi bazava mu byizerwa. Mana, bakunda iby'amarari yabo, dukureho amarari, dutsindeho amarari, ahubwo duhe ijambo ryawe, turirye ku manywa, turirye nijoro, turirye ibihe byose, mu bihe byiza turirye, niryo ritunga ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, natwe tuzagushima, tuvuga ngo Mana wakuye iki cyorezo mu gihugu cyacu. Mwami w'abami, nk'abashumba twese mwami wanjye tuzajya imbere yawe tugushime, tuvuga ngo Mana udukize iki cyorezo, udukize iki cyorezo mu izina rya Yesu. Wongeye gutanga ubuzima, wongeye gutanga ubutumwa hirya no hino, ibiterane byongere bikingurwe, abantu basenge mwami Imana, abantu bakire, abantu bakizwe, abantu bave mu biyobyabwenge, abandi bave mwami Imana mu byaha bigiye bitandukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye buri myuka, twirukanye buri mbaraga mbizo, zitsindwe zikubitwe hasi, maze itorero ryawe, maze Uwiteka Nyiringabimana uzaza usanga twese twiteguye, maze usanga intore zawe Mana ziri maso, amatabaza yacu akirimwe amavuta. Urakoze mwami Imana, senge bene data bose, baho umugisha, bagire neza, wagura imbago zabo Mana nyiribihe, badafite ibyo kurya muri abantu bari mu mago mwami Imana ubagaburire mu izina rya Yesu. Sinibyuze byose n'ibyawe Mana, ubashyireho inzira babone icyo kurya mu izina rya Yesu. Mwami w'abami nyiribihe Mana, tube hafi yawe kandi tubone kugirirwa neza kuvuye kuri wowe mu izina rya Yesu. Twambara imbaraga, twambara ubushobozi, twambara ubutware bivuye kuri wowe, kuko nta kijya kikunanira mu izina rya Yesu. Amen. Mana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi bagire neza muri byose, mugubwe neza aho muri hose, kandi icyo tuzi neza nuko Imana yacu ihari kutugirira neza. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi, Itorero Rwanda Victory Mission ari Kanombe. Turabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bye bye bye.